Hashize igihe ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangiye ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu, n'ubukangurambaga busaba abacuruzi n'abandi bantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu gutanga fagitire zemewe za IBM. Uyu munsi IBM ni ngombwa ku muntu wese ukora ibikorwa by'ubucuruzi. Bamwe bati IBM nigiye gutuma bahomba, hari n'abandi bavugaga ko IBM ngo yongera imisoro. Niba ukora ubucuruzi cyangwa se ukabukora ibikorwa bibyara inyungu, reka nkubwire kaya makuru yose atariyo. Hari ubukangurambaga ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'imisoro n'amahoro bumaze iminsi bukora buzenguruka mu ntara y'Iburasirazuba n'Uburengerazuba. Aha naho hari bamwe mu bacuruzi cyane bato babajeje kuri izi mpungenge. Abacuruzi basobanuriwe neza ko IBM nta kindi gamije usibye gutuma abacuruzi bacuruza bagatanga inyemezabuguzi zemewe ku bakiriya babaguriye. Ibi kandi ni nabyo bitanga umucyo k'ibyo ucuruza atari magendu. Je iyo nje mu iduka nkagera icyo nkugurira nawe nkaguha amafaranga y'ibyo nguze, aha nawe niko mpa fagitire yemewe ya IBM maze ibintu bikaba birarangiye. Iya fagitire mpaye iki ni ikimenyetso simusiga k'ibyo naguze ari ibyanjye, ariko kandi kikaba n'ikimenyetso simusiga k'ibyo wagurishije wabimpaye. Ibi ni nako bigenda mu bihugu byateye imbere, nibwo bucuruzi bugezweho muri iki gihe. IBM hari abantu bayifataga nka system ishaka gukontorora cyangwa kumenya amakuru y'umucuruzi 100%, ariko mu busobanuro duhawe ntabwo ariko bimeze. IBM ni igikoresho kizagufasha kumenya ngo ikintu natwaye ni iki, ndagisorera yangaya, kuko nudakora n'ubu utarimo gukora IBM yawe kuko IBM ntabwo yakubarira umusoro. Nubundi abantu benshi bazi ko ngo IBM bari imisoro myinshi, ariko kubyo twumvise hano dusanze IBM ntabwo yakubarira umusoro w'ibintu utakoze. IBM ibara ibyo wakoze kandi ikanagufasha kumenya ngo ninjije ibi, nasohoye ibi, bitandukanye na kwa kundi wasanga gufite amaborodero amafagitiriye yuzuye kontwari y'ibintu wagiye usohora uninjiza. Yes, bigufasha kugenzura bwa bucuruzi bwawe neza bitakugoye, biri muri system rwose yubatse, utagiye kwirwa ujagarara cyane mu bitekerezo. Izi mpungenge zitari ngombwa bamwe mu bacuruzi bari bafite batarasobanukirwa IBM. Abikorera bahagarariye abandi bavuga ko bakomeje nabo gukora ubukangurambaga muri bagenzi babo ngo bumve IBM, basobanukirwe ko nta mpungenge iteye usibye kubafasha gutanga fagitire zemewe. Abayikorera bagenzi banjye bose no kumva yuko umurongo igihugu kiduhaye ari umurongo mwiza wifuriza igihugu cyacu iterambere. Rero mbashishikariza yuko ikibazo cya IBM kitagomba kudutera impungenge, kuko ni n'igikorwa cyiza cyerekana neza ibyo waranguye, ibyo wacuruje, ibyo waranguye ukaba wishyuye imisoro, ibyo wacuruje ukaba byishyuye umusoro, noneho ikinyuranyo cyabyo akaba ari wo musoro wishyura. Ntabwo ari ibintu biteye impungenge abantu nuko batabyumva neza, ariko babyumvishe neza. Ni system nziza kandi igatuma ukora n'ibintu biri ku murongo mwiza. IBM yatangiye ari akamashini gato gasohora fagitire, uyu munsi ikaba igeze ku rwego inashyirwa muri telefone ngo byorohereze abacuruzi gutanga fagitire. Hari abacuruzi batangiye batumva ibyayo, ariko ubu bamaze kwisobanukirwa. Muri rusange rero mu minsi ishize ukuntu twafataga IBM, twayifataga nkaho ari imashini igomba gukoreshwa muri gahunda y'ubucuruzi, ariko twebwe itatureba twayifataga nk'iy'abacuruzi banini. Bamwe uzasanga barimo bakoresha miliyoni 20 kuzamura z'igishoro. Aho ngaho niho twabanzaga gutekereza ko IBM ari aho ngaho ikoreshwa. Ikindi kintu nanone twatekerezaga kuri IBM, twatekerezaga ko nanone ari igomba gukoreshwa ku bantu bamaze iminsi myinshi mu kazi, ubona ko bamaze gutera imbere ku rwego rwo hejuru. Ariko muri iyi saha ubu ngubu ikintu twafashe kuri IBM, twafashe ko ni imashini igomba gukoreshwa na buri wese. Si nuko ari imashini, ahubwo nuko natwe aho tugenda no muri telefone waba uri kumwe nayo wakoresheje application nkuko bayitubwiye ahantu igomba kuva. Ku rundi ruhande nanone hari bamwe mu bacuruzi bumvise nabi gahunda ya IBM, bo batangira kuzamura ibiciro bakeka ko IBM ngo yaba yongera imisoro. Gusa ibi byose nabyo ntabwo ari byo, kandi ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko buri mucuruzi wongera ibiciro kubera IBM nafatwa zabihanirwa.
Hari imyumvire ndetse n'abantu bari gukwirakwiza amagambo atariyo kuri IBM bavuga yuko IBM ica umusoro. IBM ntabwo ica umusoro. IBM ni uburyo bwo gutanga fagitire yemewe. Iyo fagitire yemewe niyo turi gukangurira abantu. Impamvu tubivuga gutyo cyangwa se bashaka kubivuga gutyo ni uko bashaka kudekuraje cyangwa se guca abantu intege mu gufata IBM. Ariko IBM ikizafasha umucuruzi wese no gutanga fagitire yemewe nk'uko itegeko ribisaba. Ikindi izamufasha ni ukumenya umusoro ukwiriye agomba gutanga. Hakaba n'ibindi bavuga yuko IBM ifatwa n'abari muri TVA barengeje miliyoni 20 ku mwaka cyangwa se 5 ku gihembwe. Ibyo nabyo ntago ari byo. Ubu ngubu IBM ifatwa n'umucuruzi wari we wese ufite igicuruzo cya miliyoni 5, haba ari 3, haba ari 20, haba ari 100. Buri wese afite IBM igendanye n'imikorere ye, waba ukora muri serivisi cyangwa se ufite ibicuruzwa utanga. Buri wese afite IBM igendanye n'imikorere ye. Akaba rero n'ikindi kibazo twabonye wenda aho abantu bavuga ngo barongera ibiciro, ngo IBM irongera ibiciro by'ibicuruzwa ku isoko. Ibyo nabyo turashaka kugira ngo tubinyomoze rwose. Mu mafaranga ikintu kigura nta n'urutoboye rugomba kwiyongeraho kubera ko atanze fagitire ya IBM. Kubera yuko IBM icyo ufasha no gutanga fagitire isimbura yindi y'intoki nk'uko narembivuzeho. Rero ntabwo igomba kongera igiciro cy'igicuruzwa, ahubwo iratuma umuntu wishyuye abona icyemezo cy'uko yatanze amafaranga ye. Ni ukuvuga niba nguze ikintu cy'ibihumbi 100 cyangwa se amafaranga 1000 ukaba fagitire ya IBM, nta muntu wampagarika avuga ngo icyo kintu ntago ari icyawe kuko mfite cyemeza yuko nakishyuye amafaranga yanjye. Akaba rero ari ibyo bihuha twageragezaga kuganira n'urubyiruko nabo banatugaragarije byavuyeho. Rero benshi bakaba bumva yuko none nta n'impamvu isigaye batakabaye bafata IBM kubera yuko ibyo babwirwaga bitari byo ukurikije ukuri kwa IBM. IBM rero izadufasha mu gukusanya umusoro kunyongera agaciro, ariko kandi ifashe n'abacuruzi kumenya ngo ese ndi mu cyiciro cy'abasora cyangwa ndi mu cyiciro cy'abasonewe. Kandi umusoro kunyongera agaciro nanone narimvuzeho iyo ugenze neza bigira na impact cyangwa se bigira n'ingaruka nziza ku musoro ku nyungu. Ariko ntabwo abacuruzi bakwiriye kumva yuko IBM nyine ije kubaca uwo musoro, ahubwo ije kubafasha kugira ngo umusoro batangwe ukwiriye wa nyawo. Atari kuvuga ngo IBM ije kunca umusoro, ahubwo no kugira ngo iyo ibashe kugufasha kumenya imikorere yawe, cyane cyane yuko iyo ifasha IBM buri aho harimo n'inyungu nyinshi, kubasha no kumenya stock yawe, ukamenya abakugurira abakiriya bawe bimena, ukamenya hari byinshi umenya. Kandi noneho na za audit twazaga gukora ku bucuruzi ugafungwa ukaza kutwereka impapuro rumwe ku rundi, ntabwo uzongera kubaho mu gihe umucuruzi yafasha IBM. Bizamufasha mbese hari inyungu nyinshi gufata IBM ku bucuruzi, ariko kandi no ku kigo cy'imisoro n'amahoro, kuko natwe biratworohereza akazi ko gukusanya imisoro n'amahoro. IBM uyu munsi buri mucuruzi wese asabwa gukoresha mu bucuruzi bwe ikamufasha gutanga fagitire zemewe. Ikindi nacyo cy'ingenzi kuri yo nuko itagenewe abacuruzi banini gusa. Buri wese bitewe n'ibikorwa akora hashyizweho uburyo butandukanye. Hari application ishyirwa muri telefone nayo ifasha mu gutanga fagitire zemewe za IBM mu buryo bwa message. Hari uburyo nabwo bushyirwa muri mudasobwa, POS cyangwa tablet, nabwo bufasha mu gutanga fagitire za IBM. Ubu bwose nabwo bukiyongera kuri IBM ikorera kuri internet. Izi zose igihe wakenera bumwe muri ubu buryo waduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 304 cyangwa se ukaba wanicira kuri internet kuri myRRA.gov.rw maze ukabyikorera. Mu by'ukuri badushishikarije gukoresha IBM. IBM nk'urubyiruko abenshi twumvaga yuko ari ikintu kitujyana mu bihombo kuko tuba dufite igishoro gike cyane, ako mu by'ukuri batweretse ibyiza byabyo. Kandi nk'uko turi urubyiruko turi imbaraga z'igihugu cyacu, mu by'ukuri tugomba kuba intwari muri buri kimwe cyose. Tugomba gukora ikintu abantu babona ko kigoye ariko twebwe tukaba inyambere mu kuyikora. Icyo twabasezeraniye nuko muri uku kwezi mu by'ukuri tugiye gushishikariza n'urundi rubyiruko gukoresha IBM kandi tuzabishobora. Mu gihe ikigo cy'imisoro n'amahoro gikomeje ubukangurambaga bwibutsa ko gucuruza udatanze fagitire ya IBM ibi byose bitemewe.
Ikindi nacyo gikomeye nacyo twabibutsa nuko ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze kuvumbura ko hari abaguzi benshi bajya mu iduka bagahaha ariko bakigendera batatse facture. Icyambere yuko zibi zirikana ko ari amakosa kuko ibyo ujyanye bifatwa nk'amagendu. Icya kabiri, buriya iyo utatse facture umusoro wa TVA ukatwa ku giciro tuba dutanze, uwo nyine ntabwo ubutanzwe kuko ya mafaranga yawe uba wayatanze ariko ntibaguhe facture. Ni igihombo uba witeye wowe muguzi, kandi mwibuke ko imisoro yose Rwanda Revenue ikusanya ijya gufasha ingengo y'imari. TVA wa musoro ukatwa ku kiguzi cy'ibyo nishyuye iyo ngiye guhaha niwo munini ugereranyije n'indi misoro yose ikusanywa. Icyo rero umuguzi ushobora kuba dukurikiye muri aka kanya nawe abyungukiramo, icyambere buriya umuguzi akwiriye kumenya yuko mu gihe cyose adafite facture ya IBM, ikintu yayishyuye amafaranga ye nta gihamya yuko yayishyuye. Niba ufite kara kanditse n'intoki kandi ntago kemewe, ntago biramutse bavuze ngo icyo gicuruzwa ntago ari icyawe, ikintu wiguriye amafaranga yawe ntaho waburana. Icya kabiri ni uko buriya nk'umuguzi hari inyungu nyinshi zirimo mu bigendanye n'uburyo amafaranga akugarukira. Iyo tubona ibikorwa byose bikorwa imisoro ikora ntago bikorerwa abandi, bikorerwa abanyarwanda bose, abaturarwanda. Niyo mpamvu umucuruzi waguzeho abafitemo inyungu, niba ari ibitaro byubatswe abajya kubyivuzaho, ariko nawe umuguzi ujya kubyivuzaho. Kandi tubwiye umucuruzi ngo yiyubakire biriya bitaro ajya kubyivuzaho ntago yabishobora, kuko hari byinshi bisaba, si inzu gusa, haba harimo n'ibindi bikoresho byinshi. Ubwo rero umuguzi akwiriye kuzirikana yuko mu gihe cyose adafite facture ya IBM, nta cyemezo cy'uko amafaranga ye yatanze y'umusoro ashobora kuzagera mu kigega cya leta. Icyo ni cyo cya mbere, kuko ku gicuruzwa cyose cyongerewe agaciro haba hariho umusoro wa TVA kandi utangwa n'umuguzi. Ubwo rero abaguzi bazirikane yuko umusoro wabo bagomba kumenya neza yuko uzagezwa mu kigega cya leta ari uko bafite facture ya IBM. Abakora amagendo cyangwa za fraude muri IBM turabazi n'uburyo bikoramo turabizi, kandi ejo n'ejo bundi tuzabageraho. Rwose ntibumve yuko tutabizi, biragaragara, ndetse n'abaguzi babagurira baduha n'amakuru bajya babimenya. N'abaguzi kandi tubasaba gukomeza kuduha amakuru kuri ya nimero dutanga 3005, bakaduha amakuru y'abantu bari gushaka kugabanya ibiciro. Icyo ni icya mbere, kudatanga facture. Icyo ni icya kabiri, gukora facture z'impimbano. Icyo ni ikindi. Mbese uburyo bwose babikoramo turabuzi kandi dukomeza kubukurikirana umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rwose dusaba abacuruzi babirimo, nta nubwo ari benshi, ni itsinda ritoya ry'abacuruzi babyiyemeje kubihagarika. Ariko tugasaba n'abaguzi, kuko ni umusoro wawe, ni umusanzu wawe mu kubaka igihugu umuntu aba agiye kunyereza. Kandi iyo unyereje, ikintu kibabaje cyane kurushaho nuko bya bindi wari kuza kugarukira gukora, niba ari wa muhanda umusoro ari kuwubaka, azaza wugendemo nawe wugendemo. Ni ukuvuga ngo abakuririye mu mibare. Bityo rero rwose umuguzi ajya azirikana yuko umusoro we awugeza mu isanduku ya leta. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Mwabikurikiye ko nta mpungenge na nke zatuma wowe mucuruzi udatanga IBM, cyangwa se wakurikiye ko IBM nta hihuriye no kongera imisoro watangaga. Icyo twe ducuruza dusabwa ni uguha abakiriya facture za IBM z'ibyo baguze, nta kindi. Muri iki kiganiro kandi twakurikiye n'ubuhamya bwa bamwe mu bacuruzi bavuga ko nta mpungenge na nke zagakwiye guturuka kuri gahunda ya IBM. TVA cyangwa se umusoro ku nyongeragaciro uyitanga ntabwo ari umucuruzi, kuko mubizi kiba yatanzwe n'umuguzi wa nyuma ari we wa wundi wakuguriye. N'umusoro ukatwa ku giciro batuguriye baduhaye.